genda uruhangara amanywa ndiruhangariza ngoga ndiruvudugana iminego mu nteko mfotora induru umugome yaje yigaragambye agambiriye gutsinda n'ubundi asanganiye urugamba uwo ni izina bwira izina ryawe utabeshyize ubwo naryumvishe kakundi undeba kana ko mu jisho nkagira isoni ibyo bintu narabikomeze uramutse twishyura inzu twazajya ubura ahantu haza kurara none se wavutse ku giti umva mana ndashaka kumenya nimba mfite papa cyangwa nawe mfite ingimbi shiri birabira ni ego umukobwa mwiza ashaka kwiga gitari na piano ashaka n'ingoma zazimwigisha ntabwo mushaka kunsobanurira ntimushaka kumbwira icyabicajije mu nzu yanjye ngiye kuzana inkoni y'igiti nimutavuga ndazana iy'icyuma reka nze mbere kuko intama zambara rushyushye rumara inyota warushyira mu gacu urabona utayobye inzira uraza uririmba urwagwa hano mu rugo mva nta soni cyangwa wasaze igihe wahereye wasamye ngo urwagwa uzi ukoma amashyi uru rugo uzi ko rufite nyirarwo nta soni ukuri mu mbabarire kubabarire se bakubabarire si wananiwe kwihanganira umunsi umwe nsigaje hano koko ntabwo umunsi umwe watuma uza usakuza hano mu rugo rwanjye nkaho rutagira nyirarwo urabyumva n'undi munsi kandi gerageza ugende neza ariko ibintu byo kuzana usakuza uvuga ubusa ngo urwagwa umva nta soni kuko nta nubwo murampemba mabuje icyo nicyo kibazo gihari bakubwiye ko nta mafaranga ari muri uru rugo bataraguhemba utegereze baguhemba ikindi umeze neza ariko shati tano kw'Imana singiye kubeshya ndumva nishimiye kongera kukubona pe uzi ko buri gihe umpumura gute nukuri kw'Imana ntabwo gutongana ntako byose bihora bimeze kimwe hari igihe uzajya utuma nibagirwa icyanzanye oya ntabwo wabikora ariko umuntu ukwambika ni nde ndiyambika ndetse ubu navanga nkajya gushaka kunyambika iyo umuntu ari mu rugo ntabwo bigombera umwambika abakobwa beza namwe hari ukuntu baba bafite abantu babambika iyo kiri kifite mu gihe uri mu rugo ibyo uguyeho nibyo wambara niko navuga ikibazo cyawe no kuri ibi gihe cyose mbwira ngo uguyeho ubu se n'ibindi nabyo byakubwirira njyewe ndi mu rugo ntabwo nagura ibyo nambara byose icyo mbonye hafi nkagikunda mpita nambara haryo yambaye kugira imyenda myiza pe nkagira ngo nkubaze ubundi ayo makuru numva acicikana hirya no hino ninde wayakubwiye yego ndabizi cyane shatita nyine kuri wa muturanyi wawe mvuye kumwigisha wambi nakubwira ko nigisha mbere yuko nza numva imitsi y'urutoki igize ikibazo kandi dogiteri yambujije kongera gukora mu gihe ngifite ikibazo mu rutoki nabyimbye
ubibona se teta nese ko iki bakubuje kandi ukabugumya ukora ese teta ko ari akazi oya ariko mu gihe utameze neza wajya ubyihorera oya ariko niyo mpamvu nyine nanjye mvuze ntabwo naye kugenda kamera nakubwiye okay kandi twe dufitanye gahunda igomba kwiga ya aho kugize neza kubera ko ni byiza ko niciye hano ukabimbwira kimbabaje nakagumya gutekereza ibindi kimbabaje nukuntu wari muri muti yo kwiga oya n'ubutaha ariko nzaba nyirimo humura banza ugenda ukiri teta umbabarire nanjye singewe ujye humura nta kibazo ariko teta wenda turetse n'ibyo njye numva nkashaka ko tuganira nese ko n'ubundi kwiga tutakizeye tuganire nta kibazo uranyemereye yego urakoze Bereti rero ndagira ngo utuze sibyo inahangaha urabizi baranzi iryo shuri rwose ndarikwemereye pe ngo wari ugeze mu mwaka wa 4 niho wari ugeze ihangane dore n'ubundi igihe cy'amashuri kigiye kugera nzagenda nkwandikishe ugende wige kandi rero gahoro gahoro wisange rwose no mu rugo nk'umwana urya ku byo turiye uryama icyumba cyawe kirahari dore hari icyumba cy'abashyitsi n'ubundi nta n'abashyitsi benshi bakiboneka nawe wumve wisanga sibyo rubere ariko rwose utuze iryo banga ukomeze uribike nukuri nyine hari ibintu biba bigoye kubivuga ariko ndabizi neza kuri wowe nyumve ko nawe mukuru kamera ntabwo uri umwana nyine teta nyine ubyihangane bishobora kumugora kubivuga kuko numva nshaka kubivuga ariko uribuka umunsi wa mbere uza uri mu nyoboza tunavugana umbwira ibyo kwigisha uribuka ko ukingeraho nakubwiye ngo numvaga ijwi ari nk'umuntu uri kundirimba babyibuka numvise ijwi ryawe numva riranyuze noneho nkubonye ibyo ndavuga wawe wa muntu niwe koko teta nyine biragoye ntabwo nahita nkurura amarangamutima yawe y'aka kanya ariko teta mbabarira unyumve teta uzi noneho umunsi wa kabiri nza kukwigisha gitari reka teta buriya niriya ndirimbo naririmbaga buriya niwe nabwiraga ariko nyine ndahita utobora ngo ubwire umuntu ngo ibintu bimeze gutya na gutya bana ndimo nyisubiramo kugira ngo ntaza kugira ijambo ndi buhushe teta buriya niwe navugaga pe yego indirimbo si yanjye ariko nakurikiye ibirimo nkumva birahura n'ibyo nshaka kukubwira umukobwa mwiza uko bigaragara kandi uri umukobwa ucisha make nyine byagiye bihuza n'umukobwa numva nifuza kuba nahora mbona urakoze kunyemerera rwose kwiga byari bingoye gukomeza ameze nk'abandi bashumba kandi nari narigeze kugera mu masomo nk'ayacikiriza ndabikwemereye ariko ngira ngo ngusabe ikintu kimwe mujye muvuga ibyo mwahagazeho kandi muzi neza kuko ubwo bugambo bwanyu mwirirwamwo nakobwa jyewe maze no kuburambirwa mugerageze rwose kujya muvuga inkuru mwahagazeho sibyo ibi mbikoze kuko uri umuntu nk'abandi icyo ngicyo kimenye nk'ibyo kwirirwa mutoragura inkuru hirya no hino utazatoragura n'izibica nuko nakubeshye nyine ndabivuze bishobora kutakunyura nk'uko ngiye mbitekereza cyangwa bikakunyura nk'uko mbyifuza ariko ni ukuri teta njye naragukunze kandi utumva ko bishobora no guhagarika kukwigisha ahubwo nibwo byamfasha no kwigisha cyane ariko bitanakunze nakomeza nkakwigisha kuko ni akazi noneho lisiti yanjye ni inshuti yawe ariko kikaba ushaka ko byikuba maze ndumva ntangiye kujya nkwikundira kubera yuko ari kumvugira nawe ubundi warakoze kobwa
umva nagiye numvaga kugenda kwawe bimbabaje tu na hari ahantu wararaga njye ntabwo buri gihe ngenda mu matwara bipfaga teta ntabwo mbyanze nanjye kuba nta nshuti mfite ntabwo binshimisha ariko umuntu agira impamvu nyinshi zitandukanye zituma batagikundana bibaho teta abahungu umuvuga amagambo dushobora kuba tuvuga bimwe ariko ibikorwa ntabwo ari bimwe teta ntabwo ibikorwa byawe mbese sindabibona ya ahubwo ndi mbwira icyo ntabwo njye ngikundana teta rega abantu burya twese duhura n'ibikomere bitandukanye cyane cyane ko mu rukundo teta urabona imyaka mfite naba narabuze igikomere koko buri muntu wese agira ibikomere bye nta nubwo binganya uburibwe ufite kuba ufite ibyawe wenda bindusha uburibwe ku byo mfite ariko ntabwo nabimenya kuko ntawe umenya ibiri imbere mu muntu nanone ntabwo nkubwira ngo hoya nta nubwo nkubwira yego reka tube inshuti ahubwo uburyo uzanyitwara nibwo buzatuma dukunda shaho ndishimye rero tuzatujyana ku ishuri umva ni byiza ni byiza cyane pe none se kutankomereje ya sitori ya wa mugabo wakuguriye telefone waguhaye n'amafaranga ntusubirane narabyibagiwe imvura naramuretse arampamagara ntabwo nyimwitaba nabonye ibyo bitari kuvamo ikindi bivuze ngo uzanyibagiza ibikomere byose mfite kugira nongere nkunde nutabinyibagiza tuzaguma tuba inshuti ntabwo tuzakundana yeah that's a good teta reka mubwize ukuri pe buriya nuko nyine naciye hirya no hino ariko mu by'ukuri ijambo nari nkeneye rikomeye ryari ryo teta numvaga nshaka ko basi unyemerera tukaba inshuti ya hafi ya ntabwo ikizamini teta ukuntu ubundi umuntu w'ikizamini cyane cyane icyo mu rukundo kuki kumva ko cyagutsinda se teta ntabwo ndi ikigwari rigeze aho ngaho ni ukuri ntabwo natsindwa gusa ndagushimiye kuba basi unyemereye icyo naje ntekereza ariko ko buriya mama wawe nshaka ikigo none se ubwo urumva ibintu mvuze bisekeje gusa teta ibyishimo mpaye by'uyu munsi ntabwo byatuma ntingana kuko ngumya ntabwo nkubwira ibintu byinshi kandi ndacyafite igihe cyo kubikubwira ko reka ngende njye mu tundi turimo nanje kukubwira amakuru meza nari ngufitiye si wishimye maze warakoze wow mama tangiye guhura mwiza uvuge kunyana nari beretse ku ishuri mu gitondo ni ukuri uhuje n'amarangamutima byaramvunnye guhera umunsi wa mbere uza gusinya kontara mureba unca mu maso umunsi wa mbere nza kwigisha gitari umunsi wa mbere mwigisha piyano wa kabiri teta byaramvunnye pe ariko nyine nicyo umugabo aberaho nyine uravuga ariko nigwa n'ijambo wanigwa n'uri bwerekanye byose ni yare ndizere ko urubutse none ntashobora kumva ukuntu unezerewe teta ngusaba akantu gato kandi koroheje wambabariye nkakwereka ko nishimiye teta ndumva ashaka kuguhobera nta kibazo